Sheri ko numvise udaparitse imodoka yanjye iri he? Imodoka iri he? Imodoka? Ko numvise udaparitse. Ngwino umbwira hano imodoka yanjye iri ko mbona utaparitse imodoka yanjye iri he? Sheri urumva nyine nari ntwaye. Uzambura imodoka iri kwizunguza. Yacitse feri ndakomeza ndagenda. Sheri ndakubaza ngo imodoka yanjye iri he? Sheri ntabwo ndi kukubwira ni ahantu banyigishije amategeko banyigishije nabi na. Ibyo si bigura rero kukubaza ngo imodoka yanjye. Sheri ntabwo uri kunyumva. Iyi imodoka ko utayiparitse. Iyi naho mvuka mu cyaro barandoze ariko ntabwo uri kunyumva. Barakubwiye se ibintu biguhure barakuroze. Ni barandoze nyine imodoka yizunguje irizunguze. Ubu rero mu cyaro barandoze. Urumva nari ntwaye nkazambona amaso yanjye ntabwo ari kureba nkazambona imbere nari n'igihu urumva rero imodoka urumva nawe uri kubyumva ukuntu byagenze. Uzi imodoka yanjye wayigongesheje? Imodoka yanjye nayigongesheje nyine urumva nagiye icitse feri ndagenda mparika ahantu kugira Sheri ni ukuri dore urumva narakubwiye oya buretse gato narakubwiye ngo mu gihe utwaye imodoka tugenda gakeya ugenda ukontorera iruhande rw'iburyo n'urw'ibumoso uhubahiza amategeko y'umuhanda nk'uko ari kandi nkubwira ngo baranduze ngo amaso ntabwo barakuroze ubu umuntu usamenya ko bamuroze kandi natarindi kureba imbere kandi nari ntwaye kandi nabikubwiye ngo ureke nkujyane ntujye kugarura ndebe imodoka urayigongesheje. Sheri mbabarira ariko urumva ibintu ndi kukubwira ahubwo ibintu ndi kukubwira nkaho wanyumvishije ibintu byambayeho none uri kumbwira nabi. Wayigongesheje nyine uko tugenda wayiparitse heza? Ni hariya ku giti hariya hepfo umanuka hariya hepfo.